Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu twakontorora ibyaha byacu kugira ngo tubitsinde. Ese ni gute dushobora gukontorora ibyaha byacu kugira ngo tubitsinde, twihane, ntidukore ibyaha birenze? Byagenda gute kugira ngo dukontorore ibyaha byacu? Ese dushobora gukontorora umubiri wacu? Ni gute twakontorora umubiri wacu kugira ngo muri make dukontorore n'ibyaha, twirinde ibyaha? Uko nabitekereje ukuntu umuntu yakontorora ibyaha, nta handi byavuye usibye ku gukontorora urubyaro. Naribajije, ese niba abantu bavuga ati dukontorora imbyaro, bagakontorora imbyaro bigashoboka, kuki ntajya numva abantu bavuga ngo reka dukontorore ibyaha byacu, twihane, twirinde ibyaha? Nuko rero nabitekereje ndavuga nti reka ndebe niba bishoboka. Uko rero nabonye umuntu ashobora kwirinda ibyaha nuko ushobora gukontorora umubiri wawe. Gukontorora umubiri wawe ni gute rero? Burya ibyaha byose dukora bituruka mu byo tubona, mu byo twumva, mu byo dukoraho, mbese ibintu byose duhura nabyo binyuze ku mubiri. Yaba amaso ibyo tubona, yaba ibyo twumva mu matwi. Umuntu akazakubwira ibintu bikagukoresha ibyaha, ibyo ubonye wenda bikagutera ishyari ugakora ibyaha. Ibi byose nibyo bidutera ibyaha. Ese ni gute dushobora gukontorora amaso yacu, amatwi yacu, ururimi rwacu, umunwa wacu? Ubashe gukontorora umunwa wawe, amaso yawe ibyo ubona, amatwi yawe ibyo wumva, n'ibyo ukoraho byose, n'ibyo uhumeka byose, n'ibyo utekereza byose, ibyo byose ubashe gukontorora. N'ibyaha waba ubashe gukontorora kuko wabasha gukontorora umubiri wawe. Kuko burya umubiri niwo ukubwira uti byaha, noneho wanyuranye na rya jwi rikurimo ukajyayo nyine ugakora ibyaha kubera ibyo umubiri wabonye, ibyo wararikiye. Noneho ntuwitangire, ntuwibuke, kuko muri ino si turimo ibintu byose duhura nabyo bigendera ku mubiri. Yaba iby'ubutunzi, yaba ibyo kwifuza byose, ibyo byose ni umubiri ubyifuza. Ariko iyo udakurikije ijwi ryawe rikurimo imbere, nibwo nyine ubikurikira ukisanga byakujyanye mu byaha. Mu Itangiriro 6 rero ni urugero rwiza tubona. Imana yabwiraga Gahini ngo kora neza, nukora neza nawe nzakwishimira. Imana yabonye ibyo Gahini yakoraga, noneho Imana yamubwira iti nukora neza nawe nzakwishimira. Muri ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo uzaba utsinze ibyaha. Iyo ukoze icyiza niko utsinda ibyaha. Ariko iyo ukoze ikibi nyine, cya cyaha kirakuganza, noneho wowe ukuye kuri mu isi ntubibone, ntiwite kuri rya jwi rikurimo kugira ngo ukore byiza. Reka turebe rero ukuntu ushobora gutsinda ibyaha none uretse gukurikira ibyo amaso yawe abona, cyangwa amatwi yawe yumva, cyangwa umunwa wavuga. Ibyo ngibyo nabyo bishobora kugufasha kwirinda gukora ibyaha, ubashije kubigerageza no kubicunga uko bikwiriye, umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, isegonda ku isegonda. Buryo ugatekereza wahora ubishyiraho agatima ibintu ugiye kuvuga, ibintu ureba, ibintu wumva byose, ukabanza ukabireba, ugashungura, none ukavuga uti ibintu numvise, wategereza nkabanza nkareba ibintu ndi kureba ko bishobora kunganisha mu cyaha. Noneho weho ukabikumira hakiri kare kugira ngo bitakujyana muri cya cyaha. Niyo mpamvu rero gukurikira ijwi rikurimo Mwuka Wera yaguhaye. Urugero, iteka ryose iyo uri mu kibazo, cyangwa se na mbere yo kujya mu kibazo, iyo ugiye kugikora, umubiri urakubwira jyayo, ukumva irindi jwi rikubwira ati no wijyayo, noneho ukajyayo. Iyo ugiye rero nuko wisanga mu cyaha, kuko rya jwi ryakubwiye ngo wijyayo wanze kuryumvira, kuko niryo riba rifite ukuri 100%. Iyo wanze kurikurikiza rero niko wisanga mu byaha. Cyangwa se rikakubwira ngo jyayo, wowe ukavuga ati sinjyayo, ukisanga mu cyaha ko waciye ukubiri naryo nyine. Ni ukuvuga ngo ririya jwi turimo niryo tugomba gukurikiza igihe cyose ugiye gutekereza ibintu, ugiye maze iminsi imyitoza, kandi birakora ni ukuri. Ni ukuvuga ngo kubera iki
ririya jwi abantu bataryitaho. Ubu abantu bari mu isi cyane bamenyereye isi kuko abantu benshi bazi ko ari umubiri. Niyo mpamvu ririya jwi iyo rikubwiye ntabwo ryitaho kuko umubiri iyo ukubwiye ngo jyayo kuko ari ubona wamenyereye uzi ko uri umubiri ugenda nyine nk'umubiri kujyanye. Ariko burya umuntu uzi ubwenge yumva rya jwi. Ririya jwi rikubwira rimwe kabiri gatatu rikagerageza burya riba rivuye ahantu ugomba kubaha. Iyo rikubwiye kabiri gatatu kane ukanga ukagenda nibwo uhura n'ibibazo. Nigute rero dushobora gutsinda ibyaha? Tugomba gukontorora umubiri wacu ku byo tubona, ku byo tuvuga, ku byo twumva. Ibi byose tukabasha kubigerageza no kubigenzura tubashije kureba niba bigiye kudukoresha ibyaha, tukabyirinda, tugakurikira ijwi riturimo. Icyo bitubwiye ngo wigikora ntugikore. Narabigerageje ndacyabyiga ariko birakora. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo ikibazo yibaza, ese dushobora gukontorora ibyaha byacu? Yego, dushobora gukontorora ibyaha byacu nubwo bikomeye, ariko tubashije kurinda amaso yacu ibyo abona, amatwi ibyo yumva n'ibyo tuvuga, tukirinda ibyo byaha bishobora kuva muri ibyo tuvuga cyangwa tubona cyangwa dukoraho cyangwa dutekereza, noneho tugakurikira n'ijwi riturimo ry'umwuka w'Imana yaduhaye rituyobora. Ibyo bintu tukabifatanya uko ari bibiri. Nzi neza ko dushobora gutsinda ibyaha tukaba abakiranutsi byibuze ku rugero rushimishije rurenze urwo kuba mu isi kugira ngo tuzarimbukane n'ab'isi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.